kuko wewe uri umugore urabizi uzi inshingano zabizi twebwe twitizo hasi zo mu rugo kwita ku bana kwita ku muryango ibintu bigiye bitandukanye byo mu rugo mu byukuri uyu mugore nawe ubikora ntabwo twamusiga kuko nawe ni intwari kazi nimba afite umugabo uzuza inshingano ze ariko bira nawe yuzuza bituma urugo rubasha gukomera rero twagira ngo udusangize muri izi nshingano z'abamama hari gihe nk'abagabo twe tutanazimenya tutanabiha n'agaciro wenda ariko wewe ubuzi ngo ibi bintu nkora byankwema imbaraga ingana gutya mu by'ukuri umugore ni umuntu utangaje Rumaga we yaranabivuze aravuga ngo umugore si umuntu yes turabiyegereje nanone abakunzi ba Blessed Family TV Jonathan TV show and the Really Change TV show uyu munsi rero twazanye umutumirwa nkuko mubibona arakeye ameze neza aratuje abafite amakuru meza tudatinze rero reka abibwire yitwa nde niturangiza twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina murakoze cyane nitwa Jeannette Mukamisha aho ko benshi banzi ku izina rya Mama Deborah yego Mama Deborah urasa neza cyane murakoze ari ubunumwe babwiye ngo arasa neza ahita avuga ngo ni ibisanzwe oya ngewe urakoze cyane ahita avuga ngo ni indwara ye bita byumvikana nkaho ntacyo bakoze mbese ariko ni byiza nyine kumenya ko umuntu akubwiye ijambo ryiza ukamubwira ngo asante ni byiza cyane nkuko bisanzwe rero umutumirwa wacu twifuje kugirana nawe ikiganiro turakwegereje cyane turakwegereje tugaha ikaze cyane twagira ngo kuko ntabwo ari abamama benshi kuri none dufite babasha gutanga amasomo yo kuba icyitegererezo cy'umumama mwiza rero ubwo tugize amahirwe yo kukubona nagira ngo dukore ikiganiro cy'umumama mwiza w'icyitegererezo mu muryango byaba ibintu bimeze neza mu muryango byaba bitameze neza umugabo yaba akora inshingano ze akazuzuza cyangwa se ntazikore ariko mu by'ukuri turashaka kugira ngo tuvuge abamama bahagarara ndetse no mu cyuho bahagarara mu cyuho bagakora inshingano z'abagabo kandi n'abagabo bahari kugira ngo umuryango bawubumbabumbe ureke guseba rero hariho story wenda ngira ngo twuririreho iri mu gitabo cya Samuel wa mbere 25 story y'umugabo witwa Nabali yari afite umugore witwa Abigail uyu mugore yari umugore w'umunyabwenge cyane wenda ni story ndende ariko reka tuyigire ngufi dukuremo icy'ingenzi uyu mugore yari umugore umugabo story uko byagenze Dawidi yatumye abagaragu kwa Nabali kugira ngo babashe kubona ibyo kurya n'ibyo kunywa kuko bari bari mu butayu Nabali avuga nabi ntiyabitanga abagaragu bajyana amakuru kwa Dawidi n'abagaragu ba Nabali bajyana amakuru ku mugore bajyana amakuru kwa Dawidi bamubwira ko Nabali yanze kubaha ibyo kurya kandi avuga amagambo mabi ariko havamo undi mugaragaje ashyira amakuru nyirabuja Abigail amubwira ko umugabo we yakoze ibara amubwira ko yimye abagaragu ba Dawidi ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa kandi ari mu butayu bikenewe nuko story bandende cyane ariko umugore ahita yibwira ko ari iby'ingenzi cyane kujya gufata ibyo kurya n'ibyo kunywa abishyira Dawidi kuko Dawidi already yaraje kubarimbura nuko noneho ariko ijambo yakoze ry'ubwenge cyane yahishe umugabo we yaramuhisha agezeyo abwira Dawidi aramubwira ati izina ni ryo muntu Nabali ni igipfu nta bwenge agira none amakosa ye uyambareho ntuturimbure ngibi ibyo kurya ndabizanye ibyo kunywa ndabizanye yazanye ibintu byinshi cyane bihagije mbese birenze bikenewe uwo mugore umunyabwenge rero tubasha kubona muri Bibiliya nk'umutumirwa wacu uyu munsi wenda numwe mbashije kuvuga hano muri rusange uri murabibona ute muri iyi minsi abagore barahari bameze nka Abigail
cyane. yego Abagore bameze nka Abigail barahari, abagore bameze nka Deborah barahari, abagore bameze nka Esther barahari. Turanabibona hano cyane no muri Kenya aho turi. yego Usanga abagore, ugasanga umugore arakora, bagaheka ibitenge bakajya gucuruza. Sometimes abagabo bari mu rugo cyangwa se bagiye mu ivugabutumwa, ugasanga umugore niwe muhosara, niwe urimo urakora, niwe mbese uri gukora ibintu byose. Arimo aramenya inshingano zo mu nzu, arimo aramenya amafaranga, school fees z'abana, ibiki na biki byose, ugasanga umugabo ari aho ngaho. So abagore bameze gutyo rero nabo barahari. Hari abagore bashobora gukavaringa urugo, yego akaba yakavaringa urugo rwe, haba hajemo ibibazo mu rugo, akagerageza kubungabunga urugo rwe, akarusigasira, akavuga ati sinshaka ko urugo rwanjye rwajya hanze. Cyangwa nimba umugabo wenda abaye ari umuntu utuzuza inshingano, ati njye wenda kumuta hanze. Abagore bafite ubwenge barare, akavuga ati reka nsigasire urugo rwanjye, umugabo wanjye ndamuzi, kuko nguko Abigail yabikoze. Urumva Abigail yabonye umugabo we ananiwe gukora icyo kintu cyo guha abo bantu ibiryo, aravuga aragenda arateka mu bwihisho, arategura buri kimwe cyose, aravuga ati reka ngende njye kwa Dawidi. Aramupfukamira, yemera no kuvuga ati umugabo wanjye nta bwenge agira. Yikubita hasi, ariko iryo jambo muri iki gihe ntitworivuga. Ariko abagore nyine tugomba kumenya ubwenge, uburyo tugomba kubyitwaramo. Icyo gihe Abigail yagiye ikubita imbere ya Dawidi, aravuga ati umugabo wanjye ni igipfu, nta bwenge agira, tubabarire ntuturimbure. Yemera gukavaringa urugo rwiwe. Rero no muri iki gihe nizera n'ukuri ko bahari. Hari abagore bahagurukira ingo zabo bakazikorera. Nase ntuzi ko hano no muri Kenya hari n'abagore bahaguruka bakajya Tanzania, bakajya gushaka indagara n'ibiki, bakabizana, abandi bakajya Uganda kuzana amafu n'ibiki. Ibyo byose mbihwanyije n'ibyo bya Abigail, byo gukorera urugo. No mu busanzwe rero nose tujya twumva hano, ugasanga hano umugabo arwa muri mutaro, umugabo agwa muri mutaru, rimwe abana ntibiga, ariko ukabona umugore wiwe afasha urugo, afasha abana bashubije mu ishuri. Mbese yaba ari kumwe n'umugabo we, ntumenye ko ari undi twabonye ejo muri mutaru yaguye, yagiye ari gusinda agenda agira gutya, ariko ukabona umugore we aramubumbabumbye, aramusigasiye, nyine ukabona yitaye ku rugo rwe. Yaba arahari no muri iki gihe. Urakoze cyane. Mu by'ukuri hari igihe wenda dushobora kuvuga ibintu biri hejuru, abandi bagore wenda badakora ibiri hejuru, bafite abagabo bakora inshingano zabo, bo bakumva nkaho twabasize. Nagira ngo wenda uze nk'udufasha, kuko wewe uri umugore, urabizi, uzi inshingano zabizi twebwe twitizaho hasi zo mu rugo, kwita ku bana, kwita ku muryango, ibintu bigiye bitandukanye byo mu rugo. Mu by'ukuri uyu mugore nawe ubikora ntabwo twamusiga, kuko nawe ni intwarikazi. Nimba afite umugabo uzuza inshingano ze, ariko biriya nawe yuzuza, bituma urugo rubasha gukomera. Rero twagira ngo udusangize muri izi nshingano z'abamama. Hari igihe nk'abagabo twe tutanazimenya, tutanabiha n'agaciro wenda, ariko wewe ubuzi ngo ibi bintu nkora byankuyemo imbaraga ingana gutya. Mu by'ukuri umugore ni umuntu utangaje. Rumaga we yaranabivuze, aravuga ngo umugore si umuntu. Ntabwo ari uko yarashatse kumutuka, ahubwo umugore ni umuntu urenze w'igitangaza. Namwe murimo murabyumva. Ibaza umuntu ushobora kuba atetse, ari gufura, ari koza ibyombo, ari kurera n'abana at the same time. Gazi iracanye, ibyo bintu byose arimo arabikora. Ari gufura, ari guteka, ahetse umwana, mbese ugasanga ibintu byose arimo arabikora. Umugore rero ni umuntu utangaje. Tuba dufite inshingano zitangaje mu rugo kandi nyinshi, ugasanga ni twebwe tuba tubana n'abana cyane. Kugira ngo umwana avuge no kuvuga, mbese uramutwita, akavuka, akagera aho ahaguruka, akambagira gute, ibi byose ni inshingano z'umugore. No kugira ngo umwana avuge, atangire avuge, ni umugore ubigiramo uruhare, kubera ko usanga kenshi ari twe tuba turi kumwe n'abana. Kugira ngo isuku ibiri mu rugo, urabizi ko namwe abagabo ntiwafata itorosho, koza ibyombo ni ibintu bitari ibyanyu. Biragoye cyane. Biragoye cyane. Usibye ko ariho bamwe nsigaye mbona babikora. Ababishoboye cyane cyane hanze, ariko hano muri Afrika
ni bake na hano barahari byaba ari byiza n'ukuri ariko ni bake yaba bishobora ugasanga rero dufite inshingano nyinshi mu rugo gukora ibyo bintu byose ugasanga umugabo iwe ntago abikora nitwe dusasa ibitanda kandi ni natwe bireba nyine nitwe duteka hari uwavuze ngo impamvu ngo abagore bateka ngo nuko ngo akamamiyo katitwa akadadiyo ni mama ngo niyo mpamvu ngo abagore bagomba kujya mu gikoni bagateka izo nshingano ni izacu kandi turazemera ikindi kuganiriza abana kuba abana hafi ujya usanga nk'amasaha nimugoroba n'amahomework usanga twe abagore tubafasha abana kubera yuko usanga abagabo ku masaha nimugoroba bagiye kureba impira bagiye kubonana n'abandi bagabo ngo baganire cyangwa se bagiye mu bitaramo nyine banatembereye ugasanga ni twebwe turi mu rugo inshingano abashitsi nitwe tubakira twe tumenya ko abana bambaye imyenda imeshe cyangwa itameshe mwe nta nubwo muba munabizi ntimuba munabireba sinzi impamvu so twebwe rero umugore ni nacyo hari Imana yabonye ko mwebwe nyine mutabashije cyane iravuga ati reka muremere umufasha umukwiriye nuko yabonaga ko hari ikibura ku mugabo kavuga ati reka muzanire umufasha umukwiriye yego abagore ese hari ikibazo wenda nabaza kuko aba mama nimba navuga ngo mugira groupe nimba navuga ngo ni mushene iyo muri mu gikundi cyanyu cy'abamama ukumva wenda hari barimo baravuga uyu mugore arimo aravuga umugabo undi akavuga umugabo undi akavuga umugabo mubifata mute mubasha kudefanda abagabo banyu cyangwa mubasha kumva amafuti y'abagabo bizo nshuti zanyu mubigenza muti iyo muri buri cyo kiganiro umugabo mufata muti mu biganiro byanyu urebye sama groupe comtel wenda reka mbyite nk'abashuti buri wese abagenda afite inshuti ariko hari n'ukuntu duhura wenda nko mu bridal shower cyangwa tugahura ahantu runaka mu masalo twagiye gukoresha imisatsi inzara se tuba dufite ahantu henshi duhurira ikindi kandi buri wese aba afite ukuntu abayeho mu rugo rwe so iyo musharinga amakuru rero nyine abantu baba bavuga ibintu bitandukanye ariko usanga ibibazo abagore bavuga usanga ari rusange usanga avuga ati wenda mugabo wanjye urugero ntacyo aba yitayeho wenda ntamenyesha gahunda iyo agiye communication y'abagabo biragoye cyane ugasanga icyo ngicyo kiri rusange aho ati umugabo nyine akure amutunguza gahunda umugabo antunguza gahunda ikindi ugasanga nta keya bafite ntamuhamagara aragenda umunsi wose akirirwa ashaka kumara n'iminsi biratamvugishije yagiye ahantu runaka so ugasanga rero ni ibibazo rusange by'abagabo yego ndumva wenda urasa n'udukiriye ku mayange cyane mu by'ukuri kuko hari ingo nyinshi zagiye zisa n'izinyeganyezwa n'amakuru yavuye mu bamama mu nshuti inshuti yavuze gutya umugore akahitaza yatsa umuriro ugasanga mu by'ukuri ntabwo bigenze neza abo bantu babagiriye inama yo gufata amakuru avuye mu nshuti akayamira yose agahitaza akayasuka ku mugabo icyo ni ikibazo gikomeye kandi tunafite nk'abamama ni ikibazo pe ugasanga nyine nk'aho tuba twagiye duhura batandukanye nko mu masalo ugasanga nyine bavuza amakuru wowe ugahita wumva uyu nguyu nimba akubwiye wenda umugabo we ko agira keya amuha gifti agira gute amufasha no mu rugo n'imirimo ugahita uza nyine nawe muri 80 ugahita uvuga ati sinashatswe abandi bameze gute gutya mu rugo bakora gutya reba wowe ntumpa keya ugasanga nta flower se valentine abantu umenye ko yabaye ibintu nk'ibyo kandi ugasanga mu by'ukuri ni ibintu bidafite n'umumaro cyane nimba umugabo agukunda yego akwitaho agushakira uburyo bwo kubaho ibyo birahagije ibyo bindi bya keya birigwa ushobora kubwira umugabo ati sheri njyewe nkunda ko umpa message ukambaza uko niriwe dore wagiye mu gitondo communication ni ingenzi wagiye mu gitondo burije umunsi wose ntunambaje nuko niriwe kandi we naramusize mu by'ukuri anarwaye kandi ugasanga nyine n'ibyo umugore avuga nibyo ariko uburyo yaje kubikomunika
ni uburyo bubi communication. ni uburyo butari bwo yumvisha amakuru kandi ingo zubakwa mu buryo butandukanye nitwumve ko twebwe abagore uburyo uriya yubatse urugo uburyo bameze nanjye urwanjye ariko rugomba kumera njyewe iyo niyo nama natanga duce bugufi. Ikindi cya kabiri tumenye n'amakuru tuzana mu rugo. Ikindi abagabo ntago bakunda abagore bavuga ntibakunda nyine umugore uvugira hejuru. Nimba ari ikintu wabonye inama njyewe natanga ari ikintu wabonye wenda wumvisha handi kandi kiza ukunze wumva ko mu rugo cyakorwa. Banza ugihe na time uhita ukivuga n'uwo munsi. Banza ubihe igihe nyuma y'iminsi 2-3 mumeze neza mwicaye neza n'umugabo muri kuganira mumeze neza. Mubwira atari ko sheri bura ntago ubona koko akazi kaba kanyisha mu rugo. Ndakoropye nogeje ibyo mbonwa yabana ku ishuri ndatetse ndafuze ngiye kugarura abana wewe uricaye uri kuri televiziyo. Ubu koko nteguye abana nawe ukabafata ukabajyana ku ishuri. Ko runaka afata n'abana duhura buri gihe twabana ku ishuri bigutwaye iki mbese mukaganira mutuje kandi umugabo yabyumva ariko iyo uje ukamubwira ngo nagiye muri salo ngo numvishije ngo abandi bagabo ngo bafasha abagore gutya kera ububyisha mu by'ukuri umugabo nta kintu kimwe ushobora kumva aho ngaho. Tugomba rero kumenya amakuru tuvuga banjye cyane cyane amakupla akiri mato abamama aba jeune mama tugabanye kumva inkuru gufata amakuru yose tubonye tuyazana mu rugo ntago ari byiza mu by'ukuri abagabo ntibabikunda ntabwo babikunda ndumva aricyo nabivuga. Mu by'ukuri mama Deborah turamushimiye cyane kandi biragaragara ko buriya bajya bavuga ngo ubwenge burarahurwa. Yego nimba ubwenge burahurwa n'urugo rwiza wakwigira ku bandi ariko iyo tuvuze kwiga ntabwo tuba tuvuze gukora copy paste kuko ingo ziratandukanye. Wakuramo akantu kamwe ukazareba uburyo uzakigaho neza ukaganira n'umutware wawe mu buryo bwiza mu rukundo uciye bugufi kandi bikagenda neza ariko ntabwo ari bya bintu byo kugenda ngo uterure urugo rwo kwa Felix uko rwubatse 100% ngo ariko ushaka ko nawe wubaka. Icyo gihe rero uhita usenya burundu uhita usenya n'umugabo abura confidence aravuga ngo njyewe kumbe iwanje nta na kimwe yabona azana byose bivuye hanze. Rero ndumva ni ikintu cyiza kugira icyo twiga ariko atari gukora copy paste. Turimo dusoza rero gira ubutumwa waha abamama mu by'ukuri rimwe na rimwe ari tuba hashi tuvuga abamama cyane tukabavuga sometime wenda nabi. Gira ubutumwa bwiza wabaha abamama bari mu gukora ingo zabo barimo barakora inshingano zabo tubatere courage at least. Kuki muvuga nabi kandi ari bibaju ari abamama beza ari aba beautiful ba mama ngenda bakunda cyane murabize. Nukuri abamama n'abantu beza abamama n'abantu beza kandi ubutumwa nabagenera ngiwe kuri uyu munsi ndanagushimiye cyane kubw'ikiganiro twakoze ni cyiza ariko ubutumwa nagenera abamama icyambere twikunde. Ni wikunda uzakunda urugo rwawe uzakunda umutware wawe uzakunda abana bawe kandi uzaharanira ko urugo rwawe ruba rwiza. Ikindi cya kabiri tugira isuku abagabo bakunda isuku. Icya gatatu duharanire mbese nka kuri akuntu Abigail yabikoze duharanire gukavaringa ingo zacu tuzikavaringe uruhagurukire urukorere ube umugore w'intwari. Thank you very much. Urakoze cyane turagushimiye nakagaruka Blessed Family TV, Jonathan TV show and the Really Change TV show. Murakoze cyane bakore na subscribe kuri MDTV show. Bakore na subscribe kuri MDTV show. MDTV show ba mama. Yes. Murakoze cyane nakagaruka.